tugenda hanyuma se gahunda yacu se gahunda ndayizi ntabwo se buriya sheri nta kintu wamushe buriya naguhisha iki kandi uri uwanjye igihe cyose ntabwo byashoboka ko cyaba gihari nagira ngo ukimbwire mbere hari icyo cyeka ko naba nkwesha njya ndeba nkabona gihari oya kibaye gihari nakaba narakikubwiye ubwo mbyizere menye ko ibyo ngibyo mbwira ari ukuri wenda niba gihari nzakikubwira nitujya ku murenge cyangwa tutarajyayo ngese kutambajije ubwirwa uzahitamo sibyo uzahitamo ikizakorohera ariko nzakikubwira kugira ngo njye nawe tuzabana neza sibyo uzakimbwira igihe uzashakira hagati y'iyo minsi hari byinshi yagiye nkubwira nta amabanga yanjye yose numva narayakubwira nta na kimwe ugomba gusigaza nk'umuntu muzabana ugomba kumbwira byose reka dusezeraneho sibyo bayi ntacyo ntabwo ariko urasa nk'umugore mwiza rwose nta kibazo n'ubundi ni ngombwa yesi hano ufite amatsiko akora akomeje no kunyicisha amatsiko n'ubundi ayaho sheri hari ibanga wambwiza mbwira tuvuye ku murenge kandi twavuye ibanga rihe banga harya wanyibutsa igeze no kubazamo nta kintu misha umbwira ko hari icyo uzambwira nyine twaravuye ku murenge nakunuraga karaho gahumura neza banza wumve kano karaho ndabyumva ariko bimbwire winjijisha tudatandukana utabimbwira ariko reka nkubwire ibanga ngiye kukubitsa ntazajya undi muntu uribwira sibyo yego urabyemeye yego ngiye kuri kubwira kuko nkukunda ntuzabimukire yego ngo numve ahandi hantu naryumvisha bansezeranye mbwira nta kibazo sheri ntabwo uzabivuga ntabyo nzavuga ntabyo uzavuga yego okay sheri ndi ikinyabibiri ngo byose bibaho ntabwo nabyemera ndi ikinyabibiri ikinyabibiri ambwiye ko ari ibanga kandi wavutse uri umwana baguteruye ntabwo babizi iki ni ibanga ryanjye afite ku mutima wanjye n'umubyeyi wanjye umubyeyi wanjye ntawe yabibwira niyo mpamvu wowe ndakubwira ikinyabibiri sheri kubigizeho ikibazo urababaye ese umugabo w'ikinyabibiri wowe ugomba kubigira ibanga gusa ntabwo ndi kubyumva neza ubwo nuri ikinyabibiri umuntu w'ikinyabibiri abana n'undi gute ntabwo mbyumva ngewe uko ngubwo sinzi rero ngo imana duhuje nize umugambi wacu kandi nzi neza ko njye nawe tuzabana neza keretse nubigiramo uruhare rumeze gute se umugore n'umugabo agomba kugira ibanga cyane cyane w'umugore bivuze ngo ibyo nubyumva hanze tugomba gutandukana bizaterwa n'ukuntu uzaba wabyitwayeho sibyo yego kugira ngo nawe urabizi imana niyo nkuru igomba kutwubakira sibyo umeze neza sha twaraburanye wowe cyane ndabuze kubera ibibazo by'ubukwe ye ufite ubukwe
shaka utari waraje kunumira kweli ntacyo nyine n'ubundi kuko umuntu aba ahuze ubu ndakubonye ndakubwiye nabi Imana ishimwe cyane ndishimye we dore igihe wari warategerereje umugabo urakize uramubonye fasha kabisa Imana ishimwe kabisa ariko sha nyine nubwo nkubwira ko mfite ubukwe se nyine nakabuze numva nakubwira ukangira inama n'inshuti yanjye yo kahise shiri wanjye ko nibanga urabizi nagiye mugira inama kenshi nagiye muba hafi kenshi inama zanjye urabizi wagiye uzigenderaho kenshi kandi ugera ahantu hafatika aho mbwira numva ibintu ngiye kukubwira rero nibanga yego kuri bika ntizigera rigucika ndi karibu kubikira urabinyemereye uzaribishya cyane rwose ntabwo uzabivuga kabisa nzakurikira ibanga kabisa mbikubwira ariko reka nkwizere nizere yuko uzaribika yego rero ikibazo mfite umusore tugiye kubana yambwiye ko ari ikinyabubiri yo ngo byaranshanze nawe byari byo nkaba nagira ngo ngire inama mugiye kubana ari ikinyabibiri niko yambwiye niwe wabinyigiriye ntabwo aribyo nabwiye n'abandi bantu ubu se nshuti yanjye ko nagiye nkugira inama nyinshi ubu noneho ndakugira inama imeze ubu si ibyo banga noneho ryo ntacyo reka nemere ko nzarikubikira ibanga ryo ugomba kuribika byanze bikunze icyo nagusabaga hano ni inama inama yego se munshuti wanjye inama ngiye kukugira noneho ndamenya nkugira inama imeze usuzobana n'ikinyabibiri ku kinyabibiri kitabyara ubwo muzabana muzabyarana muzakora iki none se ikinyabibiri nta nubwo kibyara umva kera twajyaga twicarana na banyogokuru bakatubwira ngo ntabwo ikinyabibiri kijya gitera inda uzabana n'umuntu utazabyarana nawe basa ntabwo tuzabyara ntabwo nigeze mbikorera ubushakashatsi bwinshi ariko mpamya ko iyo ushyize muri logike mu kinyabibiri cyabyara gute siko ibibazo bikomeje kumbana byinshi ndabigirana icyo nsabye ni ukukubikira ibanga ariko ibindi bisigaye zirwanya ese uko twavuye mu murenge nakifata nkanga umuntu ngo ni uko yambwiye ko ari ikinyabibiri wowe ngewe icyo nagukoreraga ni ukukubikira ibanga pe nzabana nawe mbizi neza yuko ufite umugabo w'ikinyabibiri sinzigera mbivuga ese ubwo inama ungiriye ni iyi reka tugende reka ngende mbitekerezeho nzaguha umwanzuro nyuma y'iminsi mike tekereza umbikira ibanga umva nzaribika nshuti yanjye ni wowe naribikije nimbimenya ntubizi kuri inshuti yanjye nimbyumva nzamenya ko ari wowe yego ntuzi kuri inshuti yanjye nzarikubikira urabizi nagiye nkubikira amabanga menshi kandi akomeye wigeze uyumva hanze numvise ariko birashoboka ko ubu ryagucika nzagerageza kuribika umuvandimwe wanjye nzagerageza kuribike pe nta kibazo reka mwize ariko ushaka n'inama yo kongera rero komera kandi mu by'ukuri wumva birakomeye ngaho ihangane ukomere turi kumwe nta kibazo sawa siko mbona ugenda wiruka bimeze salamu yawaye nga none se iminsi myinshi turahuranye ariko turahuranye shamba ndi gutigita hano Rwanda mvuye mu Kiyedi ngiye gushaka kandi kazi hano hepfo ajya mbwira ko ukora mu biro ruguru harara abanje kurenga mani yo nakubisemo icyangwe ndabakanga burya bwose wajya kunyemeza ndumiwe nabirenza kugira ngo njye kwiba najya gukora uzaze muri kampani yacu tuguha akazi wanyu ntuzongere gukora ama diplome mfite ntabwo ni nasi uzi ngewe mfite kampani mpagarariye y'abazungu ubwo rero uzaze nayo nguha akazi wanyu nawe ko duze wabaye umuzungu ubu ngiye nsigaye mpembwa mu madolari amafaranga ni yose amadolari ahubwo mukagendaza uze uko none se nane fata kanimero kanje ndakanda kuri yesi ndakanda akanyenyeri konye fata kanimero uzandabure nandi makazi mana 078 kangahe dore ngiye kabisa ari makuru nari ndaho urumva nyuma yo kubona akazi nararyoshye nta kibazo na kimwe mfite ndaho neza nagenda cyasitaragoringa n'ibibazo by'iyi duniya sinzi kabisa ndababaye kuba ngiye tuziranye nkaba mfite akazi keza nk'ako ngako kamugikoreye ubu se nagirane noneho reka yajyanye i Kigali tugeze Nyabugogo arankata ibintu byambayeho byiwe abantu b'iki gihe ngewe nuko nguko ngo maze kumva ngo barayoberanye ariko reka nkubwire akana nako tworora
ariko inaha rwose nubwo wenda mukennye ku mafaranga ariko ubutunzi bwo murabufite. Ese ibyo kurya biba bihari mu rugo mere nta kindi mubaza cyangwa nkigurira imyenda y'amafaranga niriya ni nkase sizi nimbwa okay abaye umuzungu ntugitandukanye imbwa n'inka ntabwo nyibimenye nje iminsi baye myinshi imva ntakiba mu Rwanda cyameze utese ndaho ariko buriya Rendi uzankoringe mutumire ku kazi uze usinyane amasezerano wabugiriye neza utangira akazi nawe uryoshye birasaba iki nta birenze uzaza giye uzaza nk'oriente nta birenze uzaza hari n'agatsinda twari tugiye kugabana muri iyi minsi nzaba afite n'amafaranga nyewe narebye ya kabisa none se ko nigeze kumva amakuru ngo hari umukobwa wo harya ngo arambagizaga bwabo kwese bwarapfuye mwana cyarahambenze yeba abanyagasani we ariko simbenze ariko mwana mwihorere bazajya ngo azatwagwa n'abazungu b'Iburayi ntumbaze ariko wasanga barari nk'Imana yabingiriyemo we natari uwanjye Gasaro yarakubenze yarambenze pe yewe data we abe icyambere ntandusha amashuri ntandusha uburebure ukumva nta kintu na kimwe ndusha yewe n'igikara nagakindusha none se bura Gasaro wanze umuhungu nkawe umusore nkawe bangira se mapasi ngo wowe wabazungu bakinyero reka nkubwirire ahubwo reka mbanze murangize inkuru ya Gasaro ariko yewe ko ni inshuti yawe kuva na kera sha Gasaro ni inshuti yanjye twagiye tugirana inama umva twaraniganye burya ubwo nasanga ari nawe wandaburije kanyanga oya ntabwo nabikora urabizi nawe nubwo bimeze gutyo uri inshuti yanjye twari tubanye neza njyewe rero ariko ko yambwiye ngo nzabigira ibanga ese ko umuntu nkanjye w'umujama wawe kuko none nakuraburiza rirakomeye ibanga rya Gasaro rirakomeye cyane yabaye ikizi ashaka abazungu baramuteye indogo se iyo biba nibyo nibura icyo kibazo yagize dore ukuntu bimeze rero ariko si kwambwiye ngo mbigire ibanga uzambarire ubigire ibanga ubigira ibanga ntabwo nshobora gukora ikokosa uramenyemereye ni wowe nanjye hari undi muntu uri kutwumviriza se ndabona ari twe twembi rwose ikibazo gikeye ndakwinginze ngiye kubikubwira gahoro hatagira n'igiti oya nta n'inyoni nyamuneka itasimbuka ikabisimbuka reka nubwo ari umwegisi wanjye ntabwo namuraburiza urumva niba ari ikibi cyamubaye ntabwo namuraburiza uko nuko byamugendekeye nyuma y'ibyo ngibyo umbwiye ngo yarakubenze ashobora yaje gukundana uwo muhungu yambwiye ashobora kuba aribwo bahise bakundana kagira inkuru yarambwiye ngo yakundanye n'umuhungu w'ikinyabibiri ngo yabawe ngo yakundanye n'umuhungu w'ikinyabibiri ngo abimubwira bavuye mu murenge mweretse mva ntabwo ibyo nabimubaje nagize ubwoba bitamubwira nti ndagiye mbitekerezo nzaza nkugire inama ubushize ariko byamva hasi birateganye ngo birafatanye ubwo rero nakubwira ngo Imana izamporera yewe data uriya mukobwa buriya yakwangiye iki koko kugira ngo ajye guhura n'ibyo bibazo ikinyabibiri ngo ikinyabibiri afite gute dore ngo ni uko kandi najyaga nicara iwacu rero igitangaje nyogokuru wanjye yajyaga avuga yuko ngo abantu bafite ibinyabibiri ngo batajya babyara ubwo se Gasaro azihanganira ibyo bintu cyane akurahiye iyo mbega we ibyo bintu uko bibabaje tuzamukorera iki uriya mwana w'umukobwa koko ariko mbabariro bigira ibanga wakabyara we ntabwo ndakabati n'izina ry'Imana yeba we oya basi ntabwo nkuraburiza ariko urabizi Gasaro ni inshuti yanjye aramutse amenye ko ari njye wamuvuyemo aramutse amenye ko ari njye wamuvuyemo noneho sinamukira mbabarire nawe ni inshuti yanjye niyo mpamvu mbikubwiye ntabwo nzabivuga nagira ngo nawe ngere inama zayo ariko kubibwira nk'abantu nka babiri ariko sinzabivuga oya nta n'umwe ninjye nawe tugomba kubimenya iryo banga ryakure nanjye ndarivuga ye baba we muraho neza amakuru yanyu ni sawa ndabashimira rero yuko mwitanze mukizigama ubundi kwizigama ntabwo umuntu azigama ibyo yasaguye ahubwo kwizigama ni bikeya wabonye hanyuma warangiza ukizigama ubwo rero dore mvuye kuri sako amafaranga yanyu ndafite yego ariko nubwo mfite amafaranga yanyu uriya amafaranga ntakabapfira ubusa nubwo tugiye kugabana mu gihe cyose twamaze ariko ikintu mugomba kubanza kwitaho mugombe mwibuke ko hari abataratanze mituweli ikindi kandi hari abantu bafite abana batatangiye amafaranga y'ishuri cyangwa batiga ni ukuvuga ikintu uvuga ngo aya mafaranga aho kugira ngo umuntu ayabahe hanyuma mugende mujye kuyapfusha ubusa
icyo umuntu ngiye nka perezida icyo numva nakabashije kubagiramo inama kandi tukanagikora, imiryango yanyu muzane urutonde rw'imiryango yanyu, hanyuma tubishyurire amafaranga ya mituweli. Ngiye mfite ikibazo, nawe unyumvire, nawe turishyura mituweli ku ngufu. Si ibyo se nanjye mba ndimo ndatekereza. Urumva ari byo ra? iryo ryaba ari ihohoterwa. Nk'ingu yakabikamunayi ashaka kuturya. Ntekereza yuko mituweli ari ingenzi kuri buri muntu, akagomba kwitanga. Mfite ikibazo rwose. Mu gihe anyuzwe n'umutima we, dore ko murakeneye no kujya kwinywera n'icupa. Oya nanone aho ngaho ya nanone Reka twumve ubwo yayazanye reka twumve. Mureke mbasobanurire kugira ngo tubahe amafaranga asigaye avemo aya mituweli. Ikindi kwishyura isuku, kwishyura umutekano no kwizigamira muri ejo heza. Ibyo bintu rero nibyo biranga umunyarwanda muzima usobanutse. Turi kumwe? Ufite icyo abivugaho ambwire. Uriya mugabo ndabona hari icyo ashaka kubivugaho. Muyobozi, uyu ntago ari umugabo. Ntago ari umugabo, ni ikinyabibiri. Ntago ndakabati ngenda bivuze. Muyobozi, ibyo bintu reka tube tubihagaritse twinjire muri kino kibazo. Ikibazo kuri ikinyabibiri. Menya bino bintu byavuye. Nese ntago uri ikinyabibiri. Ngaho reka turebe niba utari. Ne mwabikuye agana he? Okay? Nimwe muretse mwe mutuje urwo rusaku. Ndumva hajemo ikibazo, tube dusubitse iyi nama tubanze duke muri icyo kibazo. Nje ntago ndakawunga, reka kawunga nyimene hasi. Sheri ibintu byavuye he? Ko nabikije ibanga, ibintu bimenyekanye bigenze gute? Nje nkubitse ibanga urangiza ujye kurimena ku gasozi. Mbabarira nabibwira mugore. Ndina kubikije ibanga none urangije ujya kugasozi urangiza urabyasaza. Nyine yamvuyemo manabivuga ariko ntago ariko. Urabona uzavamo umugore muzima wowe. Mbabarira n'ukuri ntago bizasubira. Urumva ibyo nabyihanganira gute kwirwa umena amabanga y'ugonga? Ntago bizasubira. Usebe iyo bibatwara abanye hanyuma yo kugenda bito. Wowe kugira ngo bigire hano mu kibina byagenze gute? Nabibwe uriya mushuti wanjye ndimo mugisha inama, ntago nari nzi uko araza kugira ubwo bivuga bikagera. Hanyuma mushuti wawe n'uwuhe? Nuriya rwose. Hanyuma wowe kukibizanye mu kibina kukitamubiki iwawe. Ntabwo nge nigeze ntekereza yuko ibintu byafata intera ingana gutyo. Nge akimara kungisha inama numvise ari ikibazo kirenze kinkomereye, biba ngombwa nanjye kungisha inama mugenzi wanjye kugira ngo turebe igisubizo twamuha kiri nyakuri. Ubwo rero mugenzi wanjye urumva niwe wanenguke birangira bizanye mu kibina. Wagira umuntu barya kabisa. Ndatunguka. Neza wabibwira gasuzi ko ndakabati. Umva waraduye mu kenge na mushiti. Ntago ndakabati. Urume nshuti ufite. Iyo muryibikira simbanga mwajyaga kurinza no ngenda akabati. Nebihwagari ntarwo ari ni. Ndaguhemukiye se ninjye wazanye ninjye wamenye ibanga. Umva rero mbagira inama. Murabona ndi umuntu mukuru, murabona amaze kugira imisatsi 3. Kandi ntabwo nabashuka. Murabona ndi mukuru. Ibyo byose birimo biteza rwaserera, ibyo bintu ninjye wabipanze kuko nabiganiriye na mugenzi wanjye. Waruraho se? Ndaho. Yaragwera nanjye mbaye ngiye. Ambe ngiye bura tuzasubira ubutaha. Ariko nyine tukiraho. Umbwiye yuko ugiye gukora ubukwe. Ikibazo cy'amatsiko mfite ni kimwe. Uwo mukunzi we mumuranye igihe kingana gute? We. Asagize tumanye nk'imyaka nk'ibiri. Murambagiza. Ibyari byose nizere rero yuko ushobora kuba waramusuzumye. Dore ikintu kirimo gisenya ingo muri iki gihe. Neke Karo. Kutagira ibanga. Kutagira ibanga. Birashoboka ko se uwazana yatagira ibanga akaba birashoboka. Shoboka biteze. Dore impamvu ni iki? Pako umuntu ari mwiza gusa. Ariko se uriya mukobwa wo kwa Kabirigi uramwizeye neza? Siko wambwiye ko ari umukobwa wo kwa Kabirigi uri murambagiza? Murambagije imyaka 2 yose Karo. Urabyizeye neza? Rwose uramwana nta kintu atwaye, narambagije nyina na se bose ndarambagiza. Aha, usigaje kimwe. Neke Karo. Reka nkugire inama. Dore maze imyaka 40. Nubatse 50. Ikibazo gihari kirimo gisenya ingo muri iki gihe no kutagira ibanga. Ati ki? Reka nkubwire rero. Ikintu ugiye gukora kugira ngo umusuzume. Uzagende wowe uzamuhamagare
muganire yego nurangiza umubeshye ko uri ikinyabibiri. ako kazi ko urukiko ndufite vuba aha Yego ubwo se ninsanga ata ibyo ngibyo mbwira bidashoboka bizagenda bite? umva mbere yo kugira ngo ujye gusezerana ne mu rukiko banza umukoresha ikizami umubwire ko ari ibanga umubikije murabo turi babiri noneho umubwire kuri ikinyabibiri nihashira ameza yo nta wundi muntu urabyumvana nishira ko ndi ikinyabibiri karo nihashira ameza yo nta wundi muntu urabyumvana uzamenye ko ari umugore muzima ubonye nubyumva ahandi uzamureke karo nimpamvu mba naje kukureba kugira ngo ngire inama kuko uri umuntu w'umugabo ikintu kirimo gisenywa muri iki gihe karo uri umuntu w'umugabo kutagira ibanga reka nkusezereho rero yego naho ubundi by'ubukwe biyo nkuri inyuma urakoze cyane ngira ngo nanjye ntabwo nzagutenguha yego ubwo Imana ikurinde genda ubigenze gutyo reka ngende nanjye ndeye ko mba umugabo nkamwe yego ubwo izo nama nzazikurikiza sawa sawa turi kumwe rero asante urugendo rwiza yego okay mureke rero mbagira inama ikibazo kiriho ni rusange kwirirwa mwitana ba mwana ibyo bintu tubireke buri munsi mpora mbagira inama zo kugira ibanga ingo nyinshi zirimo zirasenyuka kubera kutagira ibanga ariko kandi iyo wananiwe kwibikira ibanga ubwawe nturibitsa abandi niba ushaka kugira ngo ibyawe birame ibikira ibanga nawe sinababeshya murabona ndakuze ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo urugo umuryango byose bigomba kubakira ku ibanga kugira ibanga dusezeranya ko ibanga ari irya action umva rero mbagira inama murabona ndi umuntu mukuru murabona amaze kugira imisatsi 3 kandi ntabwo nabashuka murabona ndi mukuru ibyo byose birimo biteza rwaserera ibyo bintu ninjye wabipanze kuko nabiganiriye na mugenzi wanjye mubwira ko urugo rwubakwa umuryango wubakwa no kugira ibanga murimo muranyumva sinababeshya murabona ndakuze ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo urugo umuryango byose bigomba kubakira ku ibanga kugira ibanga dusezeranya ko ibanga ari irya ni irya nyiraryo